Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV. Aho tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzabona amanota menshi kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata ikaramu, ugafata agapapuro, ukagenda wandika igisozo cyanyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye kuri buri kibazo. Ahasigaye ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubibutsa kuganda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ikizamini gishya dukizeho, kugira isomo rishya dukizeho ujye turibonera ku gihe. Bibutsa ko amakode ari kuboneka mu gihugu hose, watwongera kuri 078 935 16 tugagufasha kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora no kuyiduhamagaraho cyangwa ukayitwandikiraho, iri kuri WhatsApp. Mu gihe ukosora ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura wenda nk'umuntu ugusobanurira bitewe nuko wenda abo muri kumwe nta makuru menshi ahagije bafite kw'ibyo bintu wagizeho ikibazo, ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baduhaye, gifite ishusho ya mpande eshatu. Uri kubona ko gisa nka mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, umuzenguruko abari hari aho umutuku, ubuso ni umweru, hari aho umweru niho bita ubuso, ikirango cy'umukara, hari kiriya kimenyetso cy'umukara kirimo nicyo bita ikimenyetso se cyangwa ikirango. None iki cyapa gisobanura iki? Ahegereye umuhanda unyerera, wenda bakagishyira ahantu kubera ko hari umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse, cyangwa se nk'ikinyabiziga cyawe ipine ryaba ryapfumutse ukaza kugishyiraho. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, akaba ari nk'ahantu ugiye kwinjira cyangwa ugiye guca, hari ibyago bigiye bitandukanye. Hashobora kuba wenda haca nk'inyamaswa nyinshi, hashobora kuba wenda haba nk'umuyaga, hashobora kuba wenda ahantu kutubuye, akaba ari ibyago bitandukanye. Bakakubwira ati winjiranemo ubwitonzi mwo muhanda ugiye kwinjiramo. C, imbere hari hatangirwa serivisi, cyangwa iki cyapa bakagishyiraho kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere harimo hatangirwa serivisi. Ese urabona igisozo cy'ukuri hano ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri wahisemo, ucyandike ku gapapuro, asigaye uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A, ahegereye umuhanda unyerera? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B, imbere ipine ryapfumutse? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D, imbere harimo hatangirwa serivisi? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cyanyacyo nta kindi ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Hano hakaba hari icyago ariko kidasobanuye ukundi, ashobora no kuba atari icyago kimwe, akaba ariyo mpamvu bashobora gushyiraho kino cyapa kugira ngo niba ari umuhanda ugiye kwinjiramo ugende ufite ubwitonzi, icyo cyago ntibakikubwira, utagenda wishyizemo ngo ni umuyaga ugasanga hahise hagutera ikindi cyago gitandukanye n'icyo bari bakubwiye. Niyo mpamvu kino cyapa iyo kibonye uba ugomba kugira ubwitonzi bwinshi. Ikibazo cya kabiri cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baguhaye, nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko umuntu waba ufite ikibazo ku byapa, reba nka kino cyapa ni icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Wasubira kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere, video y'ibyapa twamaze kwishyiraho. Wabona utari guhita uyibona ukatwandikira kuri nimero twavuze turi gutangira ino video,
tukaguha linki ukihugura ku byapa kugira ngo nitujya tugira kwibi bibazo bimeze gutya ujye ubigeraho wihuta. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. Ese igiso cy'ukuri ni B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. Ese igiso cy'ukuri ni C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa y'inzira ya gari ya moshi hatabambiye, cyangwa se igiso cy'ukuri ni D, inkomane ibambiye. Ndakeka ko maze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko maze kucyandika ku papuro. Hano rero igiso cya nyacyo ni C, ahegereye amasangano y'inzira ya nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Akantu nababwira ku nzira za gari ya moshi mu Rwanda wenda nazihari, ariko gari ya moshi bifite umuhanda ugenda wambukiranya ahantu harehare, ufata ahantu harehare ku buryo biba ngombwa ko hari imihanda izajya igenda yambukiranya uwo muhanda. Ariko iyo gari ya moshi igiye gutambuka bacana amatara y'umutuku agenda myatsa azimya, yakazima kugira ngo niba wari ugiye kwambukiranya wenda uwo muhanda wa gari ya moshi ube wahagarara imanzi itambuke, kuko umuhanda wa gari ya moshi ufata ahantu hanini. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba A, kunyuranaho ibumoso, B, gutegereza yihanganye, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga kunyuranaho ibumoso, B ikavuga ngo gutegereza yihanganye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, uri inyuma y'ikindi kinyabiziga, ariko icyo kinyabiziga gitwara abagenzi. Ni bya binyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, harimo abantu bari gusohoka, harimo cyangwa se abantu bari kwinjiramo. Uri inyuma y'icyo kinyabiziga, ugomba gukora iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese igiso cya nyacyo ni A, kunyuranaho ibumoso. Ese igiso cya nyacyo ni B, gutegereza yihanganye. Ese igiso cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cya nyacyo ni A, kunyuranaho ibumoso. Mbibutsa ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko kunyuranaho igihe cyose ntabwo bikorerwa ibumoso. Niyo mpamvu hari ikibazo gikunda kugaruka, nabonye gikunda no kugaruka mu bizame, ngo kunyuranaho bikorerwa he, bagashyiramo ahantu ngo ibumoso gusa, akongera hepfo bagashyiraho ngo igihe kunyuranaho ni ibumoso, igihe cyose ni ibumoso. Aho ngaho igiso cy'ukuri aba ari D, ngo nta giso cy'ukuri kirimo, kuko kunyuranaho igihe cyose ntabwo bikorerwa ibumoso. Ikibazo cya kane kirabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B, gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C, kuvuza ihoni. D, ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igiso cya nyacyo, B ni igiso cya nyacyo, na C ni igiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Uri guca impande y'ikigo runaka y'ishuri, rishobora kuba ari ishuri wenda ry'abana, cyangwa se rikaba ari ishuri ryisumbuye, ariko bakakwereka ko hari ikigo cy'ishuri. Utwaye ikinyabiziga, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wakora iki mwa bino ibisubizo bine baduhaye? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa se igiso cy'ukuri hano ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Impamvu ugomba kugabanya umuvuduko, murabizi ahantu hari gusokerwa n'abanyeshuri hari igihe basohoka ku bwinshi, kandi wenda hashobora kuba harimo n'abana cyangwa n'abantu badafite amakuru ahagije, ugasanga yihuye mu muhanda. Niyo mpamvu ugomba
kuhaca ufite ubwitonzi. Hano rero hari ibisubizo bashyiramo nawe ugahita ubona ko kitaba ari igiso cya nyacyo. Ubundi igisubizo kizajya ubona bari kukubwira ngo kugira wirinde icyago runaga, gukomezanya ngo n'umuvuduko uri hejuru, icyo gisubizo ujye umenya ko akenshi aba atari cyo. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa n'ikinyabiziga wanditse mu A. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, B. Inyemezabwishyu y'umusoro, C. Ubwishingizi, D. Ibisubizo byose ni ukuri. Arabwo ahanditse C ebyiri, ino yo hasi ni D. Murabizi udukosa tubaho, ariko tuba twagerageje gukora uko dushoboye kugira ngo tugabanye. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ese umubare w'abagenzi bemewe gutwarwa mu kinyabiziga uba wanditse he? Ese igiso cy'ukuri ni A, ku cyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga? Ese igiso cy'ukuri ni B, imenyeshabwishyu y'umusoro? Ese igiso cy'ukuri ni C, ku bwishingizi? Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B, ni C. Ubwishingizi. Niho ku bwishingizi bw'ikinyabiziga niho haba handitse umubare w'abagenzi bemerewe gutwarwa mu kinyabiziga. Murabizi ibinyabiziga bitwara abantu batandukanye, hari ibitwara 6, hari ibitwara 4, hari ibitwara no mubare ubutandukanye. Rero umubare w'abo bagenzi uba ugomba kwandikwa ku bwishingizi bw'ikinyabiziga. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze, A. Biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, B. Biremewe ariko nijoro, C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri, D. Ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Wanyweye inzoga nyinshi, wasinze, wenda wari watashye nk'ubukwe, none ni ibiki bibujijwe? A. Ese biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, kuko n'ubundi binyabiziga aba ari ibyabo. Ese igiso cy'ukuri ni B. Biremewe ariko nijoro. Ese igiso cy'ukuri ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Cyangwa igiso cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri kugenda wasinze. Urabizi kugenda wasinze ubundi byo ubwabyo ni ikibazo mu kinyabiziga ari wowe ugitwaye, kuko ushobora guteza ibibazo abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga, nawe ukabyiteza, kandi urabizi haba harimo ibyago bikomeye, harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu nko mu gihe wajya ahantu ugasinda ukabona utatwara ikinyabiziga, ushobora kucyasiga ukazaza kugifata ejo, cyangwa se ugashaka, hari abantu bitwa ngo basare, ukamushaka akagutwara kukugeza mu rugo, ahasigaye ukirinda ibyago ukabirinda n'abandi. Ikibazo cya 7 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho: A. Ahamanuka, B. Igihe umuhanda ari mugari, C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho, D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho hehe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ese igiso cy'ukuri ni A. Ahamanuka akaba yemerewe kunyuranaho ariko ari ahantu hamanuka gusa. Ese igiso cy'ukuri ni B. Igihe umuhanda ari mugari nubwo afite umwanya uhagije wo kuba yanyuranaho. Ese igiso cy'ukuri ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere yamweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Cyangwa igiso cy'ukuri ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kwandika igiso cy'ukuri ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Ushobora kwibaza se ko ikinyabiziga kiba kiri imbere
amwereka ikimenyetso ate? Uwo muyobozi w'ikinyabiziga cy'imbere aba ari kumureba kandi ari imbere, ubwo aba ari kugenda ari kureba inyuma. Mu modoka imbere kwa shoferi haba hari ikirahuri cyabigenewe kireba inyuma, kimufasha kureba inyuma. Niyo mpamvu iyo abonye hari umwanya uhagije wo kuba wanyuranaho cyangwa ari kubona nta kindi cyago cyagutera mu gihe umunyuzeho, aguha ikimenyetso ukaba wamunyuraho. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ugeze ahantu hari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, bari bategereje kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Ukabona barindiye kwambuka ariko batari batangira kwambuka. A. Kuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Gukomeza. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Twaye ikinyabiziga ugeze ahantu abanyamaguru bambukira, uhasanze abanyamaguru basa nkaho bari bategereje kwambuka, bamaze kuba benshi wenda bashaka kwambuka. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, iyo bamaze kuba benshi urabizi kandi ari ahantu bambukira isaha n'isaha, bitunguranye ushobora kubona hari umuntu wise wishoramo akaba arambutse. None uba ugomba gukora iki kugira ngo ubarinde ibyago nawe ubyirinda? A. Kuvuza ihoni. B. Kwihangana ugategereza. C. Gukomeza. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kwihangana ugategereza, ukaba waba uhagaze cyangwa ukagabanya umuvuduko, byaba ngombwa ukanahagarara kugira ngo ubareke bamanze bambuke, ukihangana ugategereza. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye, mukawambarana mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, kamureka. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Utwaye umuntu mu kinyabiziga, kandi abantu benshi bakunda gukora iri kosa. Utwaye umuntu mu kinyabiziga, afite imikandara yabugenewe yo kugira ngo ibe yabarinda ibyago. Iriya mikandara irafasha cyane nko mu gihe cy'impanuka. Hari igihe uba utambaye umukandara waba uri nk'umushoferi cyangwa se undi muntu wenda wicaye ku ntebe y'imbere, ku buryo atambaye umukandara imodoka ishobora kugonga nk'ahantu agahita akubita umutwe yajya imbere, ugasanga umutwe hafi nko kumeneka. Niyo mpamvu iyo wambaye umukandara ariko birakurinda, ntabwo uhita wiceka imbere cyane. Niyo mpamvu imikandara ari ingenzi. None utwaye ikinyabiziga cyawe, ubonye umuntu utwaye nta mukandara yambaye, wakora iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ese igiso cy'ukuri ni A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye, mukawambarana mwembi. Ese igiso cy'ukuri ni B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. Ese igiso cy'ukuri ni C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe w'umureke. Cyangwa se igiso cy'ukuri ni D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo ni D. Kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Kabibutsa kaga ati mwibuke kwambara imikandara, mwambara imikandara isaha n'isaha, ntawamenya icyago gishobora kudutungura. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo igihe za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo,
uri umuyobozi w'ikinyabiziga, otobisi ihagaze ahantu yagenewe gutwara abanyeshuri, ugomba a. kuvuza ihoni ugakomeza, b. gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye, c. nta bwitonzi budasanzwe bukenewe, d. ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona wowe igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Za otobisi zihagaze ahantu haba hari kwinjirwamo hanasohokamo abanyeshuri, none wakora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye guca aho hantu. Ese igisubizo cy'ukuri ni a? Ese igisubizo cy'ukuri ni b? Ese igisubizo cy'ukuri ni c? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni d? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni b. gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye, bakabona bisi, kwa kundi babona bisi wenda harimo n'ababyeyi baje kubareba, ugasanga umunyeshuri ahitise yambuka umuhanda bitunguranye, ariko ngo mama araje, akaba yambutse umuhanda bitunguranye. uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba wenda unamuteje ibyago byo kuba wenda wamugonga. Niyo mpamvu uba ugomba gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, ubwo ugiye guhitamo a. imodoka igomba kuba ifunze, b. umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, c. amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka, d. ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda, ni nijoro, none abagomba gukora iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese igisubizo cy'ukuri ni a? Ese igisubizo cy'ukuri ni b? Ese igisubizo cy'ukuri ni c? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni d? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni c. amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, a. ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, b. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, c. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ukaba uri umuyobozi w'ikinyabiziga, hakaba hari umuntu watangiye kukunyuraho, yari agukurikiye agatangira kukunyuraho, wakora iki? Ese igisubizo cy'ukuri ni a. ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ese igisubizo cy'ukuri ni b. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Ese igisubizo cy'ukuri ni c. ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni a. ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe batangiye kukunyuraho, nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga wawemerewe kunyuraho. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba a. kukinyuraho bikorewe ibumoso, b. kukinyuraho bikorewe iburyo, c. kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose,
ukaba waca ibumoso cyangwa ugaca iburyo bitewe n'ibyo ushaka. D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Twaye ikinyabiziga cyawe ikikuri imbere kiri kugenda buhoro, kunyuranaho mu muhanda w'ibyerekezo bibiri nta kibazo. Kunyuranaho ugeze wenda kuri ya mirongo icagaguye, murabizi niho kunyuranaho biba byemewe, ushaka kukinyuraho, ubwo rero uba ugomba kukinyuraho ariko bikorewe ibumoso, kuko ukinyuzeho bikorewe iburyo uba uri kujya muri za ruhurura, nta mwanya uhagije uba uhari. Ubwo urumva imodoka yawe waba uri kuyicisha muri za ruhurura, yaba yamaze kugwa nk'iyo pfo. Se rero no kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose, ukaba waca iburyo cyangwa ugaca ibumoso, birabujijwe, ntabwo byemewe. Ubwo hano no kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri, ngo A niyo na B ni ukuri na C ni ukuri, nabyo ntabwo ari byo. Niyo mpamvu hano icyo kinyabiziga kikuri imbere yawe kiri kugenda buhoro, uba ugomba kukinyuraho bikorewe ibumoso, ukahaca ufite n'ubwitonzi, wamajije no kureba imbere ko uri kureba neza, ukamanza ukagenzura ko atari no mu koni, ukabona kukinyuraho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura: A, guhagarara kw'ikinyabiziga, B, aho abanyamaguru bambukira, C, guha ubushobozi ibinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Imirongo gutegana, nkeke ko mubizi. Niba umuntu yanditse wenda H, inyuguti ya H, uturongo tubiri turateganye hagacamo akandi gatambitse, ubwo ntibavuze ngo iyo mirongo yera iteganye n'umuhanda ugabanyamo umuhanda mo kabiri, uteganye n'umurongo ugabanyamo umuhanda mo kabiri, ubwo uri kumva ukuntu biteganye bimeze. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Akeka ko maze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni A, ni B, aho abanyamaguru bambukira. Murabizi iriya mirongo abanyamaguru bambukiramo iba iteganye n'uriya murongo ugabanyamo umuhanda ibyerekezo bibiri. 15 utureba nyuma dukoreshwa: A, kwireba, B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, C, kureba abicaye inyuma, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utureba nyuma rero ni nko kuri moto, ni bya bindi biba bimeze nk'ibyirori biba biri imbere. Mu modoka naho kabamo kwa shoferi kaba kameze nk'ikirori, nibwo bita utureba nyuma. None dukoreshwa kugira bigenda ute? A, ese badukoresha bari kwireba, B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, cyangwa ni C, kureba abicaye inyuma, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cya nyacyo ni B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo kuki abanyamaguru batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'imodoka ihagaze? A, ingaruka ku bindi binyabiziga, B, ingaruka ku bandi bakoresha umuhanda, C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda, D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ni ukubera iki abanyamaguru baba batemerewe kwambuka umuhanda mu ikoni cyangwa hafi y'aho imodoka ihagaze? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka mu muhanda. Murabizi mu ikoni biba bigoye kureba imbere neza, cyangwa se haba hari ikinyabiziga giparitse nk'ahantu ku muhanda,
w'umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugenda mu muhanda, uturutse inyuma y'icyo kinyabiziga giparitse uhise winjira mu muhanda, urabona ntabwo yaba yari yakubonye. Niyo mpamvu abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bashobora kutabona abambuka umuhanda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo kunyuranaho mu ikoni A biremewe, B ntibyemewe, C biremewe gukora bikoranye ubwitonzi, D ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo ni B, ntibyemewe. Kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe kuko ntabwo uri kureba imbere neza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Utwaye ikinyabiziga ukagira umunaniro. Hari abantu batwara ibinyabiziga ugasanga byambukiranya n'umupaka. Urumva rero ntabwo waba watwara ikinyabiziga ijoro ryose ngo ntugiremo umunaniro, none uragitwaye ugize umunaniro wari ugitwaye, wakora iki? A. Gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C. Kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano se igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo kinaba yakora ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Niba utwaye ikinyabiziga cyawe ukagira umunaniro utuma wanasinzira, ikintu ugomba gukora cya mbere kugira wirinde ibyago ni uguhagarara ukaruhuka, ukagenda ukareba ahantu parika imodoka yawe ukaruhuka. Byaba bishoboka ukanagendagenda kugira ngo urebe ko uwo bitose byagenda ugakomeza ugatwara ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi? Twaye ikinyabiziga cyawe bigeze mu gihe cy'imvura nyinshi, igihe cy'ibihu, igihe cy'umwuzure cyangwa se umukungugu. Hari umukungugu uzamuka ku buryo uba utareba imbere. Ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri gutwara ikinyabiziga mwa bino bihe? A. Kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri, kubera ko wenda utari ari muri icyo gihe bimeze gutyo, ukagendera ku muhanda muri tuyira ku mpande z'umuhanda kugira ugende uri kureba ibimenyetso kuko wenda waba utari kubibona neza. B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C. Gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D. Kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Iyo bavuze ngo ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri, utugarura urumuri ubundi cyangwa ibintu bimagarura urumuri, ubwo rero aba ari kwa kundi ko ubwako kaba kataka ariko hakubitaho urumuri rw'ikinyabiziga cyawe gahita kaka bitewe n'ukuntu gasa. Ubwo rero hano igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi
ni ikihe? Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri ni B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi, ubundi kugira wirinde ibyago akenshi. Mbona igisubizo cy'ukuri ari ibintu byo kugabanya umuvuduko, kuko kongera umuvuduko biteza ibyago ahubwo. Ikibazo cya 20 kirabaza ngo muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa? Ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bitegeka byo ku mihanda? Abantu bazi ibyapa bitegeka, abantu barebye iriya video yacu yo ku byapa, ndakeka ko kino kibazo mugiye kugicaho mwihuta. A, ibiri mu ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo. B, ibiri mu ishusho ya mpande eshatu n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu. C, ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko w'ibara ry'umutuku. D, ibiri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C, ibiri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Ndakeka ko iki kizame dukosoye hari icyo kigufashije. Ndakeka ko murakomeza gushyiramo imbaraga. Ndakeka ko intego y'ino YouTube channel yacu ari kugira dusatsinde kandi bitatugoye. Bamwe batangiye kujya banyandikira bambwira ko batsinze, ubwo namwe nahanyu kugira mukomeze mwongere imbaraga. Ibindi byo no kubibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, turagufasha kubona code mu gihe gitoya. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.